kubanuka kuba icyo cyuka cyasohotse byose biratumarira iki biradufasha iki nyine usanga abantu barimo baratumwanya ku bintu biri useless ibintu bidafite n'ikintu na kimwe bimaze ahubwo ngewe mba numva niba wabyumvise ahubwo nibuze umuti genda umurangira ibintu byo kuza guhangaranuka sibyo biratumarira iki nta kintu byadufasha usibye gutera abantu depression gusa nta kindi nyine mba numva gusa nyine abanyarwanda hari igihe bakora ibintu ukabona akantu k'umuntu bagashyize ku ruhande hari uwavuze ngo impamvu ngo bamushishize mu majwi ngo nukubera ko yarafitanye beef na Kasuku we niko ubibona ngewe simbizi ntabwo nzi niba ni umunyamakuru ijisho ryawe nk'umunyamakuru apana realite yawe nk'umuntu usanzwe sibyo gerageza uduhereze ishusho nk'umunyamakuru noneho wowe tubwire kino kintu uburyo ukibona uburyo umunyamakuru abareba bitandukanye n'umuturage uri bwumva inkuru wowe tubwire realite nk'umunyamakuru nyine ngewe nyine uko mbibona iyo beef hagati yabo nyine sinzi ntabwo iyo nta kintu nyiziho tukirenze ariko kiriya kiganiro cya DJ Crash ntabwo ya mentioninze avuge ngo nyambaranuka ahubwo we yavuze ko ari inshuti ya Irene nyine inuka umuntu uri close kuri we rero abantu bahita babifata nyine bahita babishyira kuri nyambo niko navuga ariko DJ Crash we ntabwo yigeze avuga ngo ni nyambo ariko nyine nawe hari afite red flag nk'ibisanzwe kuko urumva we yagize ubutwari aramubwira ati bro uranuka aramwegera uwo muntu arabimubwira ariko then aza kugaruka nyuma no kuri kamaza kubivuga biriya biri useless nta kintu byari bimaze bifite akamaro nuko yari yamubwiye ati ariko nanone hari umu content creator nkunda witwa Be hari ikintu yavuze numva ni cyiza tu Be yaravuze ngo niba ubonye umuntu yakarabye yambaye neza asa neza ukumva icyo kibazo hita wumva ko ari uburwayi sibyo none ubwo burwayi rero iyi ni International Harmon TV twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi yaba wakanda subscribe nawe turayikanda ndagira ngo ngushishikarize kuba wayikanda kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi abantu rero bari biteze ibintu byinshi cyane uyu munsi wa none niyo mpamvu nabazaniye umutumirwa wanyu nkuko muri kumubona arasa neza arakeye ewan hari abantu benshi bari kumbwira ngo usa na Brian kareka subu nibyo ra yes barabeshya tangira utwibwira utubwire uriwe uko bimeze nyine muri make utwibwire kabisa murakoze amazina yanjye nitwa Mutoniwase Blenda ariko izina nzwiho cyane ni izina Otsma impamvu ari ryo riri trend cyane nyine nuko ari izina ry'ubunyamakuru nyiri high school nyine nari umunyamakuru niryo nakoreshaga niryo bari banziwe niryo banyitaga then no hanze rirankurikirana wakundaga gukora amakuru ajyanye n'iki muri make aho ukiri high school cyangwa se n'ubu ngubu mu buzima usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe ndiga ariko nyine high school navugaga ibintu bijyanye na quotes of the day and the challenges nibyo ngibyo narababwiye ngo nzajya mbazanira gashya na kandi ndababwira ati ngiye kuzajya mbazanira abantu hano bazi tuhatwike hashye ejo bundi nabazaniye abakinnyi ba sinema ndungira mbazanira abandi bantu bagiye batandukanye uyu munsi wa none rero ndaje ngo tuhatwike are you ready tuhatwike I'm ready to stay ahubwo tuhatwika gusa uwakureba Fisco akwitegereje ashobora kuvuga ati uriya mukobwa buriya nta bintu bijyanye n'indirimbo za hip hop ajya aririmba koko reka wenda niko ngaragara niko ngaragara kandi n'abantu benshi banyibeshyaho tu nyine look yanjye itandukanye nanjye ngewe wanyawe so ibintu nyine kuba na vibinga nkaririmba nk'akaririmbo it's okay ariko ntago njya ndebaho kabisa wapi ntago nzi kuririmba sibyo kuvibinga uturimbo tw'abandi ariko ibintu bya hip hop kuko indirimbo za hip hop ngewe indirimbo zose ndazikunda yaba hip hop n'izindi zose ndazikunda tu fa kuba ari indirimbo numva nyine iri kunkorera ngewe mba numva naribye uratubwira ati ngewe nkiri high school nakundaga ibintu by'itangazamakuru yewe naranabikozeho na n'ubu ngubu nibyo ndi gukora ubu ngubu wiga iki wiga kaminuza wiga iki ubu ngubu niga kaminuza niga row tutakomeje nyine ishami ry'ubunyamakuru bari bikomeza yakwiye impamvu ntabikomeje
ko nyine ni ibintu biri personal ariko biri personal gusa nyine impamvu ntabikomeje numvaga ko nshobora kuzabyatendinga nyuma kuko byose birashoboka. Twebwe turi abanyamahirwe uyu munsi wa none twazanye umunyamakuru agiye kuduhereza inkuru ziri update. Ubu ndakeka ibintu by'imihanda urabizi kabisa, inkuru zigezeho ziri trend. Ntabwo ari cyane ariko ndagerageza. Uragerageza? Ngambwira inkuru iri trend ubu nonaha. Iyi trend iri guca ibintu bigacika ku mihanda, watubwira ukavuga ati iyi nkuru kabisa. Inkuru irimo iraca ibintu bigacika. Ko nashaka ni zira boro DJ Crash yagiye kuvuga nyine bira biboro yagiye kuvuga nibyo bintu nzi abantu bose bagizeho confusion. Uri kubitsinda. DJ Crash iravuze ngo umukobwa witwa Miss Nyambo aranuka. Wowe ubivugaho iki nk'umunyamakuru mbese? Ubu noneho twaje nk'umunyamakuru witwa DJ Crash yaragiye aravuga ati uwitwa Miss Nyambo ari kunuka, sibyo? Arangije uwitwa Kasuku nawe bigarukaho kwigeze kubona inuze hari live igeze kujyaho kuri TikTok y'uwitwa yaba Godfather, ndakeka nimba atari byo uraza kunkosora nk'umuntu nyine uri trend imihanda, hanyuma udusobanuro urabivugaho iki nk'umunyamakuru. Ikintu cya mbere iyo live Gasuku yakoze iyo nta kintu nyiziho tukirenze, ariko kiriya kiganiro cya DJ Crash ntabwo ya mentioninze avuge ngo Nyambaranuka, ahubwo we yavuze ko ari inshuti ya Irene nyine inuka, umuntu uri close kuri we. Rero abantu bahita babifata nyine bahita babishyira kuri Nyambo, niko navuga. Ariko DJ Crash we ntabwo yigeze avuga ngo ni Nyambo, ariko nyine nawe hari afite red flag nk'ibisanzwe, kuko urumva we yagize ubutwari aramubwira ati bro uranuka, aramwegera uwo muntu arabimubwira, ariko then aza kugaruka nyuma no kuri kamaza kubivuga biriya biri useless, nta kintu byari bimaze bifite akamaro. Nuko yari yamubwiye ati ariko nanone hari umu content creator nkunda witwa B, hari ikintu yavuze numva ni cyiza B yaravuze ngo niba ubonye umuntu yakarabye yambaye neza asa neza ukumva icyo kibazo hita wumva ko ari uburwayi, sibyo? None ubwo burwayi rero ntabwo nyine ucyumva ko ari uburwayi wigomba kwicara mu mwanya ukibaza ari ngewe byagenda bite. Niba umuntu afite red flag atari ubyitera ari impamvu z'uburwayi wamwumva nyine ukanamusapotinga ukamurangira imiti n'iki, ariko ntabwo ari ngombwa ngo uze kumuharabika. So abaye ari nabyo ukuntu Nyambo tumuza bameze, usibye ko atari nabyo gusa, abaye ari nabyo ntabwo ikibazo ntabwo yari Nyambo, cyaba ari iki cy'uburwayi. So witwa B umukomojeho, nanjye nagira ngo ngire ikintu nkubazaho kwitwa B. Ndakeka ni uri kuvuga B uri siga ukora kuri Bosco and B Empire, ndakeka ni uri kuvugaho, nanjye imihanda mbanyizi uri kubyumva. Ni ukuvuga ngo witwa B yaravuze ati njye ubwo mperukana na Nyambo nanjye nigeze kumva icyo kibazo agifite, gusa hari kera ntarajya imihanda. Arongera aravuga ati twebwe nk'abakobwa natwe tugira ikibazo cyo kunuka. Uri kubyumva? Icyo kiganiro ndikeka warigeze kucyumva ari kubwira abakobwa avuga ati njyewe ati ndabizi ko natwe abakobwa harimo abanuka, sibyo? Wabivugaho iki wowe kuri ibyo bintu yavuze? So njye ikintu nabivugaho, sibyo? B icyo kiganiro yakoze avuga ngo Nyambo ngo amuheruka kera ngo abimuzi, ibyo byo simbizi. Njye aho numvise naho yavugaga ko niba wumvise ikintu ukagira amahirwe yo kukibwira nyiracyo birahagije, nyine wagize Imana wabimubwiye, niba ari uwisubiraho arisubiraho, ntabwo ari ngombwa ngo ujye kubibwira n'iki n'abandi, kuko n'ubundi abandi se nta kintu bivuze. Ako kantu ko kuvuga ngo nyine abakobwa basanzwe bagira umuhumuro mubi ukavugaho iki wowe? Njyewe ikintu nkavugaho ni iki, abakobwa nyine ukuntu abakobwa baremwe nyine ntabwo uko wabigenza kose nyine ntabwo wahora umeze neza. Nyine hari igihe tuvuge wenda like se umvuge nka ryarira utarakara, tuvuge wenda nka mu gitondo ubyutse, ntabwo waba uhumura neza nk'uko waba uhumura umaze nyine gukaraba, nyine haba harimo itandukaniro. N'abahuye na Nyambo bivugwa yuko bahuye ashobora kuba yaravuye kuri set cyangwa se akaba wenda ari nk'iyisohokeye nk'ahantu runaka. Ahubwo njyewe sinibaza impamvu ari Nyambo bavuze kuriya. DJ Crash nta muntu yavuze izina, ariko nyine wenda ikibazo ikosa nawe afite. Niba yaragize amahirwe yo kubwira nyir'ubwite yaje kubivuga kuri kamera ngo bitange iki,
ngo bigende gute nyine ibyo. Uratekereza iki nk'umunyamakuru, uratekereza ariye mpamvu bahisemo Nyambo kuba ariwe bambika rwarubwa? Hari umuntu witwa Miki yavuze ngo ati kubera iki batigeze bamfata ngewe Naisha ngo bari twebwe bashyiraho urugo rubwa kari twebwe byanabera, bakavuga ati reka tubishyire kuri Nyambo wicecekeye utasanzwe unavuga ku mbuga nkoranyambaga. Urabona wowe nk'umunyamakuru, wambwiye kuri umunyamakuru, nabwiye hano turaje tubaye show, niyo mpamvu mise ninjira muri kino kigane none wawe ukizanye sasa. Urabona ariye mpamvu bahisemo Nyambo? Impamvu bahisemo Nyambo sibyo, harya wambwiye ko ngo live Kasuku yigeze gukora ririmo iravuga ku biki? Nukuvuga ngo iyo live Kasuku igeze kuba yakora, bari kumwe, harimo DJ Brian ndetse na yari live yo kuri kwa Dumba sumuzi imihanda, yari live ya Dumba yari kuca kuri TikTok. Hanyuma harimo DJ Brian, harimo Kasuku, harimo na ntuze na Kiramani mwenyewe yari arimo. Nuko bakomoza ku kintu kivuga ngo turabizi neza ko uwitwa Nyambo anuka, ndetse yewe Kasuku icyo gihe aranavuga ati ntuze Nyambo igeze kuza hano twari turi yicaye havamo icyuka gishyushye mu maguru ye kinuka. Uyu munsi wa none byari byaravuzwe hashize hafi bigera ku mezi 6 byaravuzwe, ariko witwa Brian ubwo yajyaga mu kiganiro agakomoza avuga ati inshuti ya Irene iranuka, nibwo bongeye kubizura bagahita babishyiraho inde Nyambo. Urabivugaho iki kugira ngo Nyambo ari we uza mu majwi cyane? Ngewe ubundi ikintu cya mbere navuga ikintu cya mbere navuga ubundi sibyo, niba umuntu afite ikibazo sibyo, ntabwo ari ngombwa nyine kuza kwicara ngo abantu baze babivuge. Nose reka nkubwire, ntabwo sinzi Nyambo nyine ngiye simbizi, ntabwo ari Nyambo nyine nuko abantu nyine bishyizemo ko ari we. Wenda umbwiye kuri iyo live niba koko ari nabyo, ibyo ni ibintu byo gukora live bakagenda bagata umwanya ngo ibiki nose kubanuka kuba icyo cyuka cyasohotse byose biratumarira iki, biradufasha iki? Nyine usanga abantu barimo barata umwanya ku bintu biri useless, ibintu bidafite n'ikintu na kimwe bimaze. Ahubwo ngewe mba numva niba wabyumvise, ahubwo nibuze umuti genda umurangira. Ibintu byo kuza guhangaranuka sibyo biratumarira iki? Nta kintu byadufasha usibye gutera abantu depression gusa, nta kindi. Nyine mba numva gusa nyine Abanyarwanda hari igihe bakora ibintu ukabona akantu k'umuntu bagashyize ku ruhande. Hari wavuze ngo impamvu ngo bamushishize mu majwi ngo nukubera ko yarafitanye beef na Kasuku, we niko ubibona? Ngewe simbizi, ntabwo nzi niba nk'umunyamakuru, ijisho ryawe nk'umunyamakuru, apana realite yawe nk'umuntu usanzwe sibyo. Gerageza uduhereze ishusho nk'umunyamakuru, noneho wowe tubwire kino kintu uburyo ukibona, uburyo umunyamakuru abareba bitandukanye n'umuturage uri bwumva inkuru. Wowe tubwire realite nk'umunyamakuru. Nyine ngewe nyine uko mbibona iyo beef hagati yabo nyine sinzi, ntabwo nigeze mbikurikirana ngo menye ko ihari. Gusa hari akantu ejo bundi Nyambo yavuze avuga icyongereza nabi, yakotoye Kasuku akakoraho challenge, ari kuvuga nyine ashiramo n'ibitutsi ngo abantu atazi icyongereza ngo asubire kwiga nyine ibiki n'ibiki. Wenda aho ngaho niho abantu bashobora kuba barahereye bavuga ibintu bya beef ko n'ukuntu yamuharasinze asubiramo akora karaga challenge k'ukuntu Nyambo nyine yakotoye agiye kuvuga ukuntu ketchup nyine yatsindiye iriya modoka sibyo. Ariko nyine ngewe ibintu by'amatiku yabo nta kintu mbiziho nyine ku buryo nagenda mvuge ngo ndabona bimeze gutya, mvuge root of cause nyine nta kintu mbiziho kirenze. Gusa icyo nzi nuko impamvu yatumye Nyambo ari we uba selected, akaba ari we bashyiraho ibyo bintu irahari wa mugani ko iki nyine batabishyize ku wundi muntu. Iyo mpamvu irahari, ariko nanone ikibazo gihari Abanyarwanda nyine babemera cyangwa se abantu muri rusange amagambo bayahereza agaciro kurusha ibikorwa. Nyine aho kugira ngo ubyumve wowe ubiproving urebe ko ari byo, ahubwo nawe urabyumva suzi ko bakweshyetse ko ari byo, nawe ugahita utangira ukajya ukavuga kandi utazi nyine ukuri kwa nyako. So gusa sinzi niba iyo beef ari yatumye Nyambo ari we bijyaho bifata, ariko nyine birimo amabanga akomeye simbizi. Wowe uri Nyambo kano kanya ukabona ibintu biri kukuvugwaho ku mihanda, abantu bari kuguharabika bakubwira yuko wabunuka, we wakwitwara cyangwa se wakora iki? So ikintu cya mbere nyine gihari sibyo, umuntu n'abantu sibyo. Ubundi umuntu nta kintu yakigezaho ari wenyine, kandi
ni ukuvuga ngo iyo negativity ibibaye sibyo ibyo bintu nyine biri kuvugwa kuri Nyambo bishobora gutuma hari opportunity zimwe na zimwe abura sibyo bishobora gutuma hari opportunity zimwe na zimwe abura nk'umuntu nyine urumva iyo ni red flag nyine iba yagiye ku muntu kandi iri kumwicira izina nk'umuntu ufite izina rikomeye kandi ushaka ko rikomeza rigakomera sibyo ngiye rero ndi Nyambo ukuntu nabyitwaramo ikintu cya mbere niba ibintu byaravuzwe gutyo bamwe barabyemera abandi bakabihakana ubundi ngiyewe ubwanjye ubundi niba ari byo koko nyine sibyo nzi ko nuka kubera ko ari ngewe ari nge nyine utumanuka nyine nagagombye gukora igituma mva muri iyo red flag ariko niba nzi ko ari uburwayi narivuje byaranze narakoze ibyahe n'ibyahe nyine itsoke nugukomeza nyine nkivuza urumva nkatuza kubera ko nyine just uburwayi nyine urivuza ugategereza bugakira ikintu rero nakora bibaye ari byo urumva nakoresha ubwo buryo nyine niba nzi ko ari ngewe cause nari uburyo nyine nikosora niba nzi ko ari uburwayi nakivuza nyine nkategereza imirimo y'Imana noneho niba nzi ko rero atari byo rero ibyo ngibyo nyine ntago byabura kukubabaza urumva nk'abantu bari kukwangiriza izina ariko nanone ntago nose ko atari byo birambabariza iki se nyine nose ko atari byo mbigenze gute nyine ntago ari byo nyine hari abantu bari kugenda bakomoza bavuga ati Nyambo ashobora kwiyahura Nyambo ashobora kurega abantu bose akabamarira muri RIB akabarega urabona iyi case ari yatuma Nyambo ashobora gukora ibyo bintu byose wowe urabibona uti ubu ngubu ngiye rero ubwo ibyo bintu byatuma none reka nkubwire igihuha gikwirakwizwa n'iki n'abasazi noneho kigahabwa agaciro n'abatagira ubwenge n'abatagira ubushishozi umuntu wese uri kuza akaza gukora content urumva cya akaza kwemeza ibyo bintu ko ari byo atabiza atariboneye Nyambo nta n'ikintu abiza akaza apfa kujya nyiramugiye bigiye uwo muntu nyine uri kumva niki nta bushishozi agira nta bwenge agira uwabikwirakwije kandi atari byo none wowe ni umusazi so ukuntu bimeze rero niba Nyambo azi ko atari byo urumva kujya guta umwanya wawe ujya guhangana n'abasazi nose umuntu yaba umusazi ni umuntu ukora ibintu bisanzwe mu gihe kidasanzwe sibyo so uwo muntu uri kuza gukora ibyo bintu urabizi ko ari byo nujya guhangana n'umusazi se baramenya umuzima ari inde se none ubwo tubare abasazi ushatse kuvuga nabahe rero ushatse kuvuga umusazi ni umuntu wese ukwirakwiza igihuha nyine ikinyoma kitari cyo nyine uko nyine navuze umusazi akora ibintu bisanzwe mu gihe kidasanzwe so kuba wa creating iyo content n'urugero wenda ni ibintu bisanzwe creating content sibyo none ariko urebe se no ibintu kuba naza ngavuga runaka ranuka si bisanzwe se kwa ko nyine umuntu ashobora kunuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko nyine iyo uje noneho kubivuga atari byo nyine iyo ubuje gukora ibintu bisanzwe mu gihe kidasanzwe kandi n'ubundi nyine tugufata nk'umusazi donc wowe ntiwigeze urana Nyambo nta kintu yiziye niba unabizi ngiye ubundi niba unabizi ko ari byo uraza kubivuga ngo bimari iki nk'ibyo biradufasha iki nta kintu n'iki na kimwe bivuze gusa ngiye inama nagira Nyambo aho ngaho ntabwo ni ubundi inama namugira nyine ya kigabo nubwo bitoroshye sibyo kubona umuntu ari kuguharabika ari kukwicira izina nyine kubona ufite red flag ngiyo noneho uri n'umustar bita bispreading igihugu cyose urumva ni ibintu bigize gute nyine bituma umutima umenagurika cyane inama namugira niki we umutima we uzukuri kandi afite abantu bamuzi banagaruka bamutangira ubamya bavuga ati baramubeshyera so we ikintu yakora nawe akoresha imbuga nkoranyambaga nawe ashobora guhaguruka akirwanirira sibyo kuvuga ngo Nyambo atafata hanze ashyira ikiganiro hanze azavuge kuntu atanuka noneho we ashobora kubyumva ko ari unwanted excuse nyine ari kuza gutanga excuse ubundi muri abo babivuga bose nta numwe umutunze nta niyo yaba arimo donc gusa umuntu niyo yaba gutunza agatangira kukwangiriza nabyo byima agaciro sibyo none se ko tubona ibintu bisigaye bigezweho ubu ngubu umustar asigaye avuga bagatabirukira muri RIB ngira ngo warabonye byabaye ku muntu witwa Jihad ubu ngubu barafunze uyu munsi wa none ariko so amakuru ntubuyazi hanyuma wowe urabibona ute Nyambo se wamugira inama yo kuba yajya kugufungisha abantu cyangwa se azi imihanda nawe asubizanye nabo ngiye inama nagira Nyambo nimwe niba yumva afite igihe niba yumva bikwiriye
aze yicare akora ibiganiro yivuganire akiriyaringa izina ryiwe. Ikindi afite abantu bamuzi bamutangira ubuhamya nabo bamurwanire niba bamukunda kandi niba bashaka ko akomeza kuba nyambo wabo bakamugumana nabo bazi bahaguruke bamurwanirire. N'ubundi ikinyoma buriya kirakwirakwira kandi kigira imbaraga, ariko ukuri kuza gake gake kukageraho kukazaba ariko kuganza, ariko kuza ikinyoma cyaramaze kukugira igisenzegere. So nawe rero niba yumva ntacyo bimutwaye abireka bikavugwa, n'ubundi nagahora gahanze. Abantu baravuga deni bakagira bagatuza. So niba yumva ko azategereza ko batuza, it's okay. Niba nta kintu bimwangizaho niyiturize, ariko niba yumva ko hari icyo we muri we biri kurema, nahaguruke yirwanirire n'abamukunda bamufashe kugeza igihe cya gihuha kizahanagurwa ukuri kugasigara ariko kuganje. N'icyo nabivugaho. Uretse kuba uri umunyamakuru mu buzima busanzwe, ikindi kintu ukora ni igiki gishobora kukuba cyakwinjiriza amafaranga? Ese ubundi ubunyamakuru burakwinjiriza cyangwa hari ibindi bintu ushobora gukuramo amafaranga? Wenda ushobora kwigura drip, imisatsi n'ibiki? Kuko ndabona urakeye cyane. Okay, merci. So ikuntu bimeze mbyewe ukuntu mbikora ntabwo ari ibintu mvuga ngo ndabikora nyine binyinjiriza. Ubundi reka nkubwira ahantu byatangire nakubwiye ndi ku ishuri. Nibwo nabikoraga birimo imbaraga nyinshi, kandi nabwo urumva iyo ubonye feedback buri wese akubwira uri talented komerezaho iki, nawe nyine ubyiyumvamo nyine ugakomeza, sibyo? Kanyura duhana link tuze kureba ibiganiro ukora. Yene n'ubwa mbere mbyumvise umbyumviye hano. Nyine umva ukuntu nyine bimeze. So njyewe nyine icyo kintu nyifitemo kandi urumva naranabikoze, ariko nyine nageze hanze hari ukuntu ubura support. Noneho wabona ibintu bidafite support ukavuga ati reka mbanze ngera aha naha, wenda umunsi nabonye ko nangiye kubona connection ibintu byanjye nzabigaragaza. So ukaba wicaye icyo kintu ku buryo anytime ahantu hose wabona support wayibyaza umusaruro. Kuri codinga urumva nkabishyira nko kuri TikTok, nyine wenda umuntu yabyumva yakumva hari iki. Mbese uri umufana wa B ukomeye cyane. Uri umufana wa B Bosco and B. Ndakeka abantu benshi bamaze kumumenya, amaze kubaka izina ndetse yaranaryubatse cyane biteye ubwoba. Gusa abantu bamuzi kuri TikTok ibintu yakoraga ni amabara. Ngira ngo urabizi ibintu yashyiraga agashyiraho hariya. Izi mpamvu mbikubajijeho, uravuze ngo urarikodinga ugashyira hanze ugashyira kuri TikTok. Aho ntiwaba ukora ibiganiro byenda gusa n'ibya B kuri TikTok? Oya, B ibintu akora n'ibintu njyewe nkora ntago bihura. B wiwe urabona creating a video, urumva akavuga ku bintu bimwe na bimwe n'iki, sibyo? Ibiganiro akoraga kuri TikTok urabizi? Hari uburyo mbiziho nyine tu. Sa nk'utubwira muri make uburyo yakoraga. Reka nkubwire nyine icyo nzi kuri ubu ngubu nyine, sibyo? Tubwire mbere yaho hatarajya kuri bino by'imihanda, hatarahura na Bosco and B Empire, mbere yaho yakoraga ibihe biganiro kuri TikTok. Kuri umufana? Oya, ngiye kuba ndi umufana we, ndi umufana we. Mbere uzi se? Nyine nkunda kumubona turebe nyine tuvuge nyine niba hari inkuru iri gutrendinga ugasanga nyine hagize icyo bivugaho, sibyo? Nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, reka mukubwire B yakoraga ibiganiro kuri TikTok byo gukuramo imyenda, agakuraho amasutiye, akaba yashyira ubwambure bwe hanze, agakora ibintu nk'ibyo ngibyo nyine kuri TikTok. Ndakeka yararebwaga n'ibihumbi magana ngahe kuri TikTok bya followers bamukurikiranaga. Umva ko yakoraga nyine ibintu by'igishego by'umwihariko nyine kuri TikTok nibyo yakoraga. Nyuma azagura no bita Bosco Empire, amukoresha ikiganiro birarya, bahita bapanga gahunda yo kugira gute yo gukorana channel, and then bakayifatanya bakazajya bakora ibiganiro byo kubaga iki abandi banyamakuru. Ndakeka ubwo ari we wamumenyeye. So wowe urumva uzajya ukora ibiganiro bimeze bite kugira ngo ushobore kuba wagera ku rwego rw'ita B? Njye ndumva nakora ibiganiro bimeze gute? Nyine njyewe urumva ibiganiro biratandukanye. Ibiganiro biratandukanye, sibyo? Njyewe ibyanjye ni quotes of the day, somehow ngatanga na challenges nyine, sibyo? Quotes of the day nyine ntabwo zo usanga nyine biri gukora ibintu by'ibishego nk'ibyo. Wowe
tuvuge nk'ubu ngubu ushobora gukora quotes wenda ireba abanyeshuri sibyo ushobora gukora quotes ireba abantu mu buzima busanzwe ushobora gukora quotes irema umutima nk'umuntu wabuze umubyeyi ushobora gukora quotes nyine supporting umuntu nyine we rero ngiye maze igihe narabuze umubyeyi ndagira ngo umfashe umpereza akantu nyine kari butume kamfasha tu ni nk'iki wankora kugira ngo nyine numve ko nanjye umutima wanjye niyakiriye nyine nk'umuntu urumva aho ngaho nyine ukuntu biba bimeze nk'uko umbwiye ngo umaze igihe nyine warabuze umubyeyi sibyo nk'aho ngaho mpita mvuga reka mvuge nka quotes noneho nyisesengure noneho hize ku buryo wa muntu uri muri iyo situation nyine uri muri iyo kategori nyine yumva nyine umutima we ugize okay reka nkubwire tuvuga nyine nk'urugero wenda nje kuvuga nko ku bantu nyine wenda babuze ababyeyi kubihanganisha ushobora nyine kuza wenda nka ako utwo dufime ntabwo twavamo abantu bakakureba neza ku buryo harimo abantu bari muri comment basaze bari kwibaza se kadakora mu trinete ngo tumurebe n'amaso hari abantu reka baba bari hano hari abasore babakanuye aba diaspora no kira diaspora benshi trinete nabirenze diaspora kikubwira ati wamba bari ukihangana ukambuka amazi magari ntiwagenda se aho ngaho n'ubwita umuntu agenda yihuta uri kubona wamubonye ariko kibazo wasanga cameraman atari kubifata agomba kubifata yego twagiye komereza rata nyine nka quotes ihumuriza nyine umuntu wabuze umubyeyi ikintu cya mbere advice nagira uwo muntu sibyo urumva iyo utangiye kubura abantu b'ingenzi mu buzima bwawe ikintu cya mbere ugomba kwiga ukakibandaho ni ukwiga ku bana ukaba nyine ku rwawe ruhande ukabanira buri muntu wese neza kuko urumva ba bantu bashoboye kukwihanganira ba bantu bakureze bakuzi batangiye kugenda nawe ugiye gutangira guhura n'umuntu uzagufata uko wamwiyeretse so uwo muntu nyine aho ngaho ugomba gutangira kwiga ku bana kugira ngo utangire kubona abantu baza mu cyimbo cyabo ugenda ubura ikindi nyine umuntu wabuze umubyeyi nyine ukuntu ngiye kuvuga ibintu bijagaraye ko ntagize ariko reka nkomeze bigire to ubu uri kuvuga naga ari ngigende biri gufasha nagari wenyine hari imbere ya kamera rwose wicaye ku kiganiro cyari kureba ino video yawe uba ari kwibaza ese uyu mukobwa bine bintu ari kuvuga bimeze bite ndagira ngo umurima gatima sibyo cyangwa se nimbigoye kubera ko wenda bisaba gutegura cyane ndagira ngo uhumurize umwana w'umukobwa wafatiwe mu rugo agaterwa nyine ndanaserusha umuhumurize uwo muntu nyine umufashe umurima gatima uyu munsi wa none yabuze aho yerekeza yavuye iwabo bamwirukanye arangije yagezeyo bose wahita mukubita inda ya kasamutwe nyirabuja adahari ubu ngubu uyu munsi wa none ari kwibaza ngo nkore iki inama okay aho ngaho ukuntu ibintu bimeze kuba ufite ibibazo runaka ntabwo ari byo byatuma umuntu agukoresha icyo ashatse umubwira umureba dore nguri okay ikintu cya mbere kuba ufite ibibazo runaka urumva kuba hari ibintu bimwe na bimwe udashobora kwiyuzuriza kubera ko ukeneye support z'abandi ntago ari byo byakagombye gutuma umuntu wese agukoresha icyo ashatse kuba uri umunyabibazo ntago ari bisobanuye ko ugomba agatebo buri wese azayoreramo ivu ko yiboneye kuba uri umunyabibazo ntago ari byo biguha imbaraga nkeya ntago ari ikimenyetso ntago ari urwitwazo rwo kuvuga ngo okay natwaye inda kubera ko nabuze ababyeyi kubera ko ngo ndi mu muryango ibyo ngibyo nta mpamvu bifite byo gutuma nyine witwara nabi ibyo ngibyo nta kintu bibuza ahubwo ibyo bibazo wahuye nabyo byakagombye gutuma ukomera urumva ugafungura mind ahubwo ukamenya guhangana kugira ngo wubake ubuzima bwawe kugira ngo ibyo wabuze wowe ubwawe ubyiheshe rero usanga nyine abana benshi ashobora kuza akavuga okay niba ngiye muri urwo rugo akavuga ati nta hantu ho kuba mfite nta myambaro ntaki boss se nabimbwira nkabyanga aranyirukana biragenda gutya na gutya ndabaho gute ukumva wiwe ahise atekereza negativity nyine ahise yitekerereza ibyo ngibyo izo negative arahita areba izo negative ushobora kubyanga bikakugiraho negative y'akanya gatoya sibyo kubera ko niba boss ashobora urabyanze wenda arakwirukanye niba kwirukanye mvira mu Rwanda ntabwo mvira mu Rwanda
ntabwo ushobora mu bantu igihumbi binga batuye mu Rwanda ntabwo abantu bose bafite umutima mubi, ntabwo abantu bose bafite umutima wo guhemuka, ntabwo wabura umuntu gusapotinga. So wowe urareba challenge urahura nazo akanya gatoya maze witeze ikibazo uzahangana na cy'ubuzima bwawe bwose. Ibyo bintu rero ntabwo ari byiza kuba uri umunyabibazo, nta mbaraga, ntabwo ari urwitwazo rwo kuba bagukoresha nyine icyo bishakiye. So ahubwo ibibazo bigomba gutuma ukomera wowe ugafungura umutwe, ahubwo ukarwana nabyo kugira ngo wowe uhinduke icyo ushaka kuba cyo. Shazwa nanjye mfashijwe siko nangize nama zindemye nuko nangize ngo ninjye watewe indaseri. Nukuri kw'Imana nisatse ndayibura ngira ngo ninjye wari uri kubwira tu. None akankubaze none ikibazo nanjye mite ngo challenginga mukanya nkomoje ku kantu k'aba diaspora mbona ushatse kumbwira ngo reka dushyireho nimero, sibyo? None ubu ngubu tugize gutya tukabona nk'iki diaspora cya danje kimeze neza, sibyo? Tukabona nk'ikigabo kijya kumera nk'icyumuganka nk'icya Vestina kavuga ati ngewe rwose uyu mwana namukunze mu mpe nimero ze, akaguha nimero za utwama nimero zawe twazima nta ribi, twazima nta kibazo, akavuga uyu mwana namukunze mu nimero zawe akatwaka nka nimero twazima nta kibazo. Mwazimo. Okay, noneho tumaze kuzimuha rero asa gukubita wenda nk'ibihumbi wenda nk'ijana y'amadolari, si menshi, ni menshi cyane. Akubwira ati rero nubwo uri mu Rwanda ariko ndashaka kureba ka video kawe kubwambure, gerageza gutyo ukubitiraho ugafata ka video keza ukanyoherereza, ntago wakamo. Ubundi ikintu ngewe sinzi amafaranga aruta agaciro k'umuntu uko angana. Ubundi baravuga ngo ntawuza icyambere na agaciro, sibyo? Agaciro ni nyine ni ikintu kikurimo wowe ubwawe uzakigumana n'ukibungabunga uzahinda ugipfana. Ariko amafaranga ashobora kuyaguha, sibyo? Akagupfira ubusa mu buryo utanazi. Kandi noneho yamara kugupfira ubusa nta n'ikintu kizima yakumariye n'agaciro kawe ukajya gute ukakabura. Ngiye nyine ntago numva ko amafaranga yatuma ukora ikintu kigayitse nk'icyo ngicyo. So hari nyine umuntu wese uguha amafaranga ashaka ibyo ngibyo urumva n'ubundi ntagaba ari nawe bwe ntagaba ari umuntu. Ese ubundi ubona ariye mpamvu abagabo benshi bifuza video y'ubwambure bw'abakobwa akeshi na keshi bahanze, ubona ariye mpamvu ibitera? Impamvu ibitera se ubu ni iki? Ni irari no gushaka kumenya nyine, ni irari nyine ubundi muri rusange ni irari kuko nta kindi kibitera. Ni irari ryo gushaka kumenya ameza ate iki nyine, sinzi n'ikintu bafataho hari ahantu sinzi ntago nyiza, ariko ni irari kandi ridafite n'ikintu rimaze. Gusa ngiye inama ahubwo natanga aho hantu, nta mafaranga kuri iyi si agomba kuruta agaciro k'umuntu. Ayo mafaranga ntabwo abaho. Noneho uzabimenya ko ayo mafaranga atabaho igihe watanze nk'iyo video ikajya hanze, nibwo uzamenya ko amafaranga baguha ariyo yose ataruta agaciro kawe. Wenda nk'umuntu ukunda amafaranga cyangwa aho ngaho nyine ntabwo twabyumva kimwe, sibyo? Iyo hajemo akantu k'amafaranga ntabwo ibintu tubyumva kimwe, ariko ntabwo ari ngombwa ngo ibintu tubyumve kimwe. Ariko nyine wenda ubyumva kandi abizi bajya bavuga ngo nta mukuru uribara nk'umuto waribayemo, sibyo? Niba ikintu cyarakubayeho n'ikinyarwanda ngo nta subiramo ako kantu baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta mukuru, wenda nshobora kubusanyaho gato ariko nyine n'ubundi meaning iratambuka. Nshobora kukabusanyaho gato ariko meaning iratambuka. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta mukuru uribara nk'umuto waribonye. Ibyo bintu icyo bishatse kuvuga ni iki? Umuntu wabaye mu kintu, umuntu ibintu byabayeho, urumva? Uwo muntu aba azi neza agaciro cyangwa azi umubabaro icyo kintu giteza cyangwa kigira ku muntu. So none umuntu ubahaye amafaranga runaka agatanga video nyuma ikaza kujya hanze, niwe ushobora kumva ibintu akumva koko nta mafaranga runaka yashobora gutuma yongera gukora ikintu nk'icyo. Ariko umuntu utabizi nyine, umuntu ubibarirwa ubyumva gutyo, okay, we aba yumva amafaranga ni bame miliyari zingahe nkwerekeye ko nshobora kubitangira ubuntu, nyine waba byumva gutyo. Ariko ikintu kitarakubaho uba wumva ko nyine no sense, ariko iyo byakubayeho nibwo byumva. Gusa nyine inama natanga aho ngaho nuko
nyine amafaranga ntakajye akontorora umuntu ku buryo yamukoresha n'ibintu bidasanzwe cyangwa se ibintu byo gutaka bitafite agaciro, ibintu bitarimo ubumuntu, ibintu bitubaka ngo akunde abone amafaranga. Okay, tugana ku musozo rero ini International Harmon TV. Hanyuma iki ni ikiganiro tugenda tugana n'abantu benshi bagiye batandukanye baguhereza ubutumwa bugiye butandukanye ubugufasha mu buzima, ibyo ugomba kubigiraho n'ibizagufasha ahazaza. Ngira ngo babacira imigani mwayumvise bamwe na bamwe mu banyeshuri. Hanyuma rero twigana ku musozo, ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu bacu badukurikiye, hanyuma tugana ku musozo unababwira imbuga zawe. Numvise ngo n'umunyamakuru bagende bakurikiranaho ibiganiro byawe bigiye bitandukanye bibafashe nyine umunsi ku munsi. Twagiye gira ikintu babwira, hanyuma utubwire n'imbuga zawe uko bazikurikirana, dusezera abantu bacu twigendera. Okay, ikintu nababwira ndareka mpere ku mbuga zanjye. Kuri Instagram nitwa Blenda Otsma, nyine no kuri Facebook niko nitwa Blenda Otsma. Jya kuri Instagram wandikeho Blenda Otsma, bivuze ngo bifatanye na Facebook. Birafatanye. Noneho kuri TikTok ni Otsma byonyine. Noneho izina nyine ry'ubunyamakuru ni Otsma. Noneho harimo abantu batazi Otsma ngo babyandika bite, kuko hano turibwa n'abantu bagiye batandukanye. Sa nk'ubashanyiriza ubabwire Otsma nyine babyandika gute? Otsma ni O na T na S na M na A. Noneho abari ku izina ryanjye bakunda no kurigiraho confusion nyine abantu benshi cyane. Hari ukuntu bahita bavuga ngo Otsma ngo bishanya ngo itabi ngiki nyine ibintu nk'ibyo. Otsma ubundi bisobanuye iki muri make? Okay, reka mbisobanure. Otsma ikintu bisobanura kugira ngo mbyihite, ntago ari ibintu ngiye nicaye ngo numva ngo Otsma ngo mitamvuga ngo ngo reka mbyihite wapi. Kuba narabyihise nuko nzi icyo bisobanura kandi nzi nicyo bivuze kuri njye. So Otsma nuzabishanya nigeze kureba ikiganiro yakoze irandirimba igihe yasohokaga irango Otsma. Noneho ubwo ndangije baramubaza se Otsma bisobanura iki. Noneho arasobanura ngo Otsma nyine ubishyize nko ku muntu nyine bisobanura kuba umuntu ufite icyo ashaka kugeraho kandi agaharanira kuba icyo ashaka kuba cyo, sibyo? Noneho numva ibyo bintu nyine numva iyo sense nyine niyo ndimo nshaka no gukomeza kwigenderaho. Ndavuga ati nanjye ndi umuntu ubu ngubu mfite ibintu byinshi nshaka kugeraho kandi niteguye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo mbigereho, ariko ibintu bigize gute biri legal nyine ibintu byemewe byiza. Numva ni ibintu byiza kuba umuntu w'intwari gutyo, kuba uri umuntu ufightinga kugira ngo ugire good future. Numva ni byiza cyane, ndavuga ati why not mera ko nita Otsma. Nicyo bimininze, ariko ababigereranya ngo ko ngo itabi ngo ibiki byo nta kintu bivuze. Ubusobanuro bwabyo ni buriya. Nta YouTube channel ugira? YouTube narayifunguye, sibyo? Narayifunguye ariko ntabwo ndatangira kuyikoresha kubera ko urumva ntabwo narinda kajya muri mood yo. Bivuze ngo ibiganiro byawe byinshi bica kuri Instagram, Facebook na TikTok, niho hano uri gucisha ibiganiro ubu ngubu? Niho biba biri bimwe na bimwe, ariko ubu ngubu ntabwo ndatangira no uploading ibintu byinshi, ariko ubu ngubu ngiye kujya ntangira gushyiraho byinshi nyine bankurikirane following bazagenda babibona kandi bazabikunda, ndakeka bizabagirira umumaro. Ukabyara mwe wa diaspora mwe batarabi Burundi rwose mwihangane mu supporting. Aba diaspora y'u Burundi rwose nibashaka baretse, sibyo ra? Kweri cy'abarundi babyihorera. Umva ngo haturuka abahanzi b'abasambo. Simbizi, ariko gusa nyine gufollowing umuntu no kumukurikirana ntago ari ibintu nyine nakanya gatoya umuntu aba yatse umuntu. Kandi nawe umuntu n'abantu nawe ari igihe uzagera ukenera abandi, turakenerana. So niyo mpamvu umuntu navuga ikintu nyine nawe ujye wumva ko ari wowe, wibaze ngo nanjye ndamutse nkeneye umuntu byagenda gute, bigutera umutima mwiza wo gushyigikira mugenzi wawe.
urakoze cyane rero Otma wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu uhaye show abantu bari badukurikiye hano ndakeka n'ubutaha bazaza bakatubwira uko byari bimeze ndagira ngo rero wowe ukurikiye International Harmon TV ugire byinshi wandika muri comment ugira icyo umuvugaho ese yarashoboye cyangwa ni yarashoboye ese twamushyigikira cyangwa ni twamushyigikira aho waba uherereye hose rero ndagira ngo imbuga ze wazumvise iyi ni International Harmon TV ngiye nari passing ibisanzwe hanyuma umutumirwa wacu nawe yakoze cyane wakoze cyane ariko hari icyo nshaka kongeraho ikintu nshaka kongeraho ni uko hari na filime nayo ndagira nayo njya mbasha ukuntu urumva so nakinnye muri filime bita Black Heart ya nayo bagende bayirebe ni filime nziza cyane umuntu uzayikurikirana azakuramo ikintu azagenderaho ubuzima bwe bwose ikintu kizamugirira umumaro so bayikurikirane nayo kandi ndi n'umwakiteri mwiza umuntu ufite filime umuntu unshaka ndi tayari ubona iki cyakwemeza kuri umwakiteri mwiza usubiza inyuma nari nzi ko ikiganiro ngisoje ubona nk'iki cyatwereka kuri umwakiteri mwiza sibyo abo ushize twakoranye baradukomye batwereka ama roles bashobora kuba bakina wowe ni nk'iye role ishobora kuba yagukoma kugira ngo twemere yuko uri umwakiteri mwiza umuntu uri kutureba hano ashobora guhita avuga ati uyu muntu umwakiteri mwiza okay ikintu cyemera ko ndi umwakiteri mwiza so ibundi bintu byose ikintu kidafite ibimenyetso n'ubundi nta kintu kiba kivuze okay nk'ubu ngubu kano kayangiye ngiye gukina ndi kugutuka tuvuge ngo njyewe uranyirukaho kandi njye mfite umu boyfriend wanjye narakubijije wanga kumva ebana ngiye kugutuka urumva ya okay kanegekeho uturinete mbanze nkwereke ukuntu bigiye kugenda aha ubwo ngubwo tuvuge ko ngemuye nawe ariko usa nk'ungayidinga gatoya nkwereke vuga action vuga action reka nkubaze wagahungu harya ngo witwa nde ngo witwa nose ubundi reka mbanze nkubwire uruzuye uracagase utekereza neza cyangwa ese ubona ufite iki gituma ukomeza kwigira igitangaza ese kuki iyo bavuze rimwe wumva kabiri niba narakubwiye ko bidashoboka mfite boyfriend uragira ngo bigende gute ese uzundatisha amafaranga yawe urukundo ntago ari amafaranga urumva urukundo ntago ari amafaranga kandi naho ndi amafaranga arahari urumva wangegera we aho umbonye wese uranyabiza kuri phone ese umunsi wamamaga ndi kumwe nawe ugasanga uradutandukanyije urwo rugo cyangwa urukundo rwanjye usenye uzaza wongera urwubake wangegera we ase ko iki ubungu bw'iki gihe mwabaye iki ubugira ngo bigende gute nzavuga icyongereza nzavuga igifaransa nzavuga iki ase icyongereza n'ikinyarwanda urabuta cyumva ubwo ndajya mu zindi ndimi kumaramo iki ariko reka nkwiyame reka ndeke kujya mu magambo menshi nkwiyame urumva ndakwiyamye n'undi munsi urumva ndakwiyamye nk'uko biyamike amashereka mama wawe wonse urayazi mbwira niwe mbwira vuga hoya cyangwa yego urayazi urayibuka nta n'isoni ndayibuka wakubwira uvuga uko yari ameze wabivuga ntabyo wavuga ukuzi wayibagiwe urumva uko ubizi neza ukuntu wayibagiwe ubu ngubu ukaba utazi na test yayo urumva niko nkwiyamye ugenda unyibagirwe unsibe muri urwo rutwe rwawe urumva unsibe mana yanjye si nkubwira iki nzongera kubona umpamagaye urumva telefone niyawe n'amayinite n'ayawe ariko nzongera kubona umpamagaye nzakubwira ijambo rimwe gusa uzibaza niba uri umupfu cyangwa uhagaze uzibaza ikikubayeho kikuyobere ndakwiyamye n'undi munsi wangegera urumva sinzongere kubona n'undi munsi ikibazo nuko ndabivuga ukanshinyikira urashinyikira nde wambobowe urankunda se kunkunda ntabwo ari itegeko urumva urwo rukundo nkunda uzajya kurukunda abandi urankunda urabizi ko mfite boyfriend urashaka kuza gufata boyfriend wanjye udutandukanye urumva ese n'udutandukanya bizagenda gute ngiye sinkukunda urukundo ntago ari ibintu umuntu aza agira apfa gufata ingegera zose uko abonye wangegera urumva
urakoze cyane rwose ngira ngo uradukomye hano ngewe aho tumye nigirira ubwoba si ubu ko nagushyiriyemo imiyaga buriya uzi buriya mbaye ndimwo kwakitinga ari akazi ko noneho. Okay, nta kibazo reka dusoreza aha ndakeka ibyo wabahaye babibonye ubutani twongera kugukina noneho tuzaza dutwike amagini. Wakoze cyane. Nakoze, thank you.